Rero bakunze Samuzo TV mbanje kubasuhuza nizera ko umeze neza. Bibutse ukanda subscribe, like, share na comment yakoze kubona amakuru ku gihe. Rero amakuru tujya kubagezaho kuri uyu munsi nayo mu karere ka Karongi aho abantu 13 bakomerekeye mu mpanuka y'imodoka. Mu murenge wa Rubengera akarere ka Karongi habereye impanuka aho ikamyo yagonganye na Coaster yari itwaye abagenzi akomerekamo 13 bari muri iyo Coaster. Iyo mpanuka ibereye ku muhanda uturuka ku Rutare Rwanda abawerekeza i Rubengera aho mu bagenzi 13 bakomeretse, 4 muri bo bakomeretse bikomeye bagezwa mu bitaro, abandi bajyanwa mu kigo nderabuzima cya Rubengera nk'uko munyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Rubengera Nkusima Dadi yabitangaje. Yagize ati kamyo igonganye na Coaster, mu bagenzi bari muri iyo Coaster 13 barakomereka aho 4 bakomeretse bikomeye, 9 bakomereka byoroheje. Bamwe bamaze kugezwa mu bitaro bya Kibuye mu gihe abandi bajyanwe mu kigo nderabuzima cya Rubengera. Yongeye agira ati ni amakuru tumenye mu kanya mu masaha 9:45 aho iyo mpanuka yabereye mu gace karimo amakorosi menshi. Iyo umushoferi yarangaye gato imbere hakaza indi modoka ashobora kuyigonga, biba bisaba kuhagera ukitonda cyane. Nitwigeze tumenya imodoka yari iri mu makosa kuko polisi iracyabikurikirana, gusa ikigaragara cyo nuko Coaster yangiritse cyane. Rero aba bantu bakomerekeye muri iyi mpanuka katubifurize gukira vuba basubire mu mirimo yabo. Rero yanga akaba ari amakuru mwagizeho cyangwa kujya Samuzo TV. Bibutse ukanda subscribe, like, share na comment yakoze ko amakuru ku gihe. Thank you.